umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Itegeko ngenga rigena imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda twari dusanganywe cyangwa se ryakoreshwaga murabizi ryasohotse mu igazeti ya leta mu mwaka wa 2005. Ni itegeko ngenga nimero 08 agakoni 2005 ryo kuwa 14 Nyakanga umwaka wa 2005 ryari rigamije gushyira mu bikorwa politiki y'ubutaka yari yatowe mu mwaka wa 2004, byose bishingiye ku itegeko nshinga ryatowe mu mwaka wa 2003. Iri tegeko niryo ryatugengaga kuva icyo gihe kugeza ejo bundi ku itariki ya 16 Kamena uyu mwaka wa 2013, ubwo hasohokaga itegeko rivuguruye rigenga ubutaka mu Rwanda nimero 43 agakwego 2013. Zimwe mu mpamvu nyamukuru zatumye iri tegeko rivugururwa turazibwirwa n'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutaka no gutunganya amakarita mu kigo cy'umutungo kamere mu Rwanda, ni Engineer Didier Giscard Sagashya. Impamvu nyamukuru zatumye rihinduka navuga ko ari eshatu. Iya mbere inakomeye nuko biteganywa na constitution y'igihugu, itegeko nshinga ry'igihugu uko ryavuguruwe mu mwaka wa 2010, aho ryateganyaga yuko amategeko ngenga ataravuzwe mu itegeko nshinga agomba guhinduka akaba amategeko asanzwe. Ibyo byatumaga rero cyari gisanzwe kiri itegeko ngenga kigomba guhindurwamo itegeko risanzwe nk'uko itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2010 ryabisabaga. Impamvu ya kabiri rero zagiye zinafatiraho nuko mu myaka 7 itegeko ryari rimaze rishyirwa mu bikorwa, hari byari bitakijyanye n'igihe byagombaga kuvugururwa. Navuga ku ingero zimwe na zimwe, hari n'ikibazo cy'imidugudu. Mu itegeko ngenga ryo mu mwaka wa 2005 hateganywaga ko imidugudu yose ari ubutaka rusange bw'akarere, kuko icyo gihe cy'umwaka wa 2005 bubaka imidugudu yubakwaga na leta ikubakwa n'akarere bagashyiramo abajya kwituramo, ariko biza guhinduka nyuma imidugudu ikazajya igenwa aho igomba kujya, abaturage bakajyamo bakagura ibibanza. Byarasabaga rero yuko bwa butaka baguze babonera ibyangombwa. Icyo ni kimwe, ariko twanaboneyeho n'umwanya wo kugenda dukosora imyandikire y'itegeko uko ryari risanzwe mbere, tuboneraho umwanya wo kugira ngo tunoze indimi. Iyo ni ingingo imwe. Ese mwatubwira ku zindi ngingo zahinduwe ndetse n'impamvu zahinduwe? Ingingo nyamukuru zahindutse ni nkeya cyane, kuko politiki y'ubutaka tugenderaho mu mwaka wa 2004 ntabwo yigeze ihinduka. Politiki iracyari imwe. Ibyo nababwira byahindutse mu itegeko bikeya, binarimo n'ibikeya. Icya mbere ni ibyerekeranye n'iyo midugudu nabivuze, ariko hari n'ibyerekeranye n'ubutaka butungwa n'abanyamahanga, uburenganzira bw'abanyamahanga ku butaka. Mu itegeko rya 2005 umunyamahanga n'umunyarwanda bari bafite uburenganzira bungana ku butaka. Ubu mu itegeko ryo mu mwaka wa 2013 hari umunyarwanda afite uburenganzira butandukanye n'ubw'umunyamahanga. Umunyarwanda ashobora kubona inkonda butaka, ashobora kubona ubukode burambye bw'imyaka 99, ariko umunyamahanga ntashobora kubona inkonda butaka, ashobora kubona gusa ubukode burambye bw'imyaka itarenze 49. Icyo ni ikintu cyatekerejweho kugira ngo harengerwe uburenganzira bw'abanyarwanda ku butaka nk'abanyagihugu, kuko na politiki y'ubutaka dufite mu gihugu ivuga ko ubutaka ari umutungo rusange w'abanyarwanda, leta ikaba igomba kubucunga ku nyungu z'abanyarwanda bose. Abanyarwanda rero bagomba kugira uburenganzira kuri ubwo butaka budahura n'uburenganzira bw'abanyamahanga. Icyo ni kimwe. Ikindi mu byakosowe ni gushyiramo ingingo zituma habaho ishoramari, zoroshya ishoramari. Murabizi muri iki gihe politiki y'ishoramari, gufasha abashoramari, hagiyemo ingingo zishyiraho icyo twakwita ubutaka bw'ahantu hihariye mu by'ubukungu mu Kinyarwanda, mu Cyongereza babyita Special Economic Zone. Aho ngaho hakagira itegeko ryihariye rihagenga rifasha abashoramari kugira ngo babashe kubona ibibanza vuba, babashe kubona uburyo bwo kubyubaka, babashe no kubona uburyo bwo kubona inguzanyo zigiye zitandukanye mu mabanki, mu bigo by'imari bagenda bagana.
izo ni ingingo zimwe zagiyemo. Hakiyongeraho nanone ko ubutaka bwose mu Rwanda bugenewe ishoramari. Ubu ngubu kugira ngo umuntu abuhabwe bizajya bica mu ipiganwa, ikintu kitari gisanzwe kuko mbere byaterwaga n'uwaje mbere cyangwa se n'uwamenya amakuru mbere. Ikindi cyavuguruwe mu itegeko ni ibyerekeranye na komisiyo z'ubutaka. Ubu nta komisiyo z'ubutaka ku rwego rw'igihugu, komisiyo y'ubutaka ku rwego rw'igihugu ntabwo ikiriho. Komisiyo z'ubutaka ku karere na komite z'ubutaka zindi zitandukanye, kuko itegeko ryasize gusa komite z'ubutaka zizagenwa n'iteka rya minisitiri. Kuko mu gihe cyo gutegura itegeko twasanze ku rwego rwa politike ibi byatumaga habaho za komisiyo z'ubutaka zaba ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Ntabwo bikiriho cyane nka mbere, kuko mbere nibwo hari ibibazo byinshi by'ubutaka, ariko nyuma y'igikorwa cyo kwandika ubutaka, nyuma yo gukora ibishushanyo mbonera by'ubutaka, ibibazo navuga byo ku rwego rwa politike byaboneye umurongo. Hasigaye ibibazo byo ku rwego nakwita ko ari urw'abantu bihariye ku giti cyabo, aho usanga abantu aribo bafitanye amakimbirane hagati yabo kurusha ko hariho ibibazo byo ku rwego rwa politike. Indi mpinduka yerekeranye n'ihererekanya ry'ubutaka, aho mbere mu itegeko bavugaga ko mbere ko ubutaka buhererekanywa butunzwe mu muryango, ubutaka butunzwe mu muryango no kuvuga hari umugabo, umugore n'abana nk'uko itegeko nshinga ribivuga, ko mbere yo kubuhererekanya bisaba yuko abari mu muryango bose babanza kubyemeza. Ibi rero byaragoraga, bikagora abagize umuryango, bikagora n'abahererekanya ubutaka, kuko nimba waragurishaga ubutaka ufite umwana uba hanze, wagomba gutuma wa mwana akabanza akaza kugusinyira kugira ngo bwa bugure bwemerwe, cyangwa se kujya muri ambasade gutanga ububasha, icyo twita procuration, bikagorana. Cyangwa se akaza n'izindi mpaka ndende, umubyeyi arayatunze ubutaka igihe atumvikana n'umwana yabyaye, bikaba ibibazo. Ubu rero uko bizajya bihererekanywa, ubutaka bw'umuryango buhererekanywa iyo abanditse ku cyemezo cy'ubutaka babyemeye. Ni ukuvuga cya cyemezo cy'umutungo, cya cyemezo cy'ubutaka cyatanzwe mu gihe cyo kwandika ubutaka, cya cyangombwa cy'ubukode burambye, abanditseho nibo bagomba kwemeza ko bwa butaka buhererekanywa. Bitandukanye na mbere wasangaga handitseho umugabo n'umugore, ariko bigasaba yuko bagomba no gushaka abana. Habagaho n'ibindi bibazo by'uko wasangaga hari umwana washobora kuba waravutse hanze y'uwo muryango twavuzeho, umugabo n'umugore n'abana, nabyo bigatera ibindi bibazo. Ese izi mpinduka ku itegeko rigena imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka hari aho zaba zihurira n'amafaranga yatangwaga y'ubukode ku butaka nayo yahinduwe cyangwa se yagabanijweho? Biratandukanye, kuko amafaranga atangwa y'ubukode ku butaka agenwa n'iteka rya perezida ryo mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa karindwi, rigena imisoro n'amafaranga yakwa cyangwa se yakirwa n'inzego z'uturere. Ikugabanyuka kwabyo byo byatewe no kureba ko mbere ari amafaranga ashyirwaho mu mwaka wa 2003 ubutaka bwari bwanditse bwari bukeya, ntabwo ubutaka bwose bwo mu gihugu bwari bwanditse. Ariko ubu ngubu ubutaka bwose bwanditse, tugomba no kureba nanone icyo abanyarwanda bashoboye, ariko twishyira mu mutwe yuko nanone umuntu utunze aba atandukanye n'udatunze. Bivuze ko utunze agomba kugira nanone icyo agena cy'ubwo bukode cyangwa cy'uwo musoro ujya mu isanduku ya leta, kugira ngo na leta nayo ibashe kumugezaho ibikorwa remezo kuri bwa butaka bwe. Itegeko riravuguruwe yego, ubu se umuntu yavuga ko za manza za mpaka zibonewe ibisubizo bihamye kandi ku buryo burambye? Engineer, ikintu rero dusanga cyafasha nuko abanyarwanda bagira ibintu bakora bidashingira ku butaka gusa, kuko iyo bashingiye ku butaka gusa bazabugiraho impaka. Iryo amategeko arimo aravugururwa, amategeko arimo arasobanuka, asanzwe ariho arasobanutse neza, ariko mu gihe mu muryango harimo ibibazo, bya bibazo bizongera bize no ku butaka. Iyo mu muryango batumvikana, ibibazo biza ku butaka. Iyo batumvikana, ibibazo biza mu makonti, ibibazo biza mu yindi mitungo batunze. Biradusaba rero yuko nubwo iri tegeko rihari ry'ubutaka, nubwo riteganya ko ihererekanya rishobora kubaho kwizungura, tukaba dufite n'itegeko ry'izungura, birasaba yuko twigisha umuryango nyarwanda uko wabana neza ntabemo ibibazo mu muryango, kuko
ikintu cya mbere twaje kubona gitera ibibazo mu izungura ni ubuharike. Icyo nicyo kintu cya mbere kigomba kwirindwa, kuko iyo mu muryango hajemo ubuharike akaba abana bavunitse hanze y'umuryango nibwo hatangira ibibazo mu izungura. Icya kabiri gikomeye ni ukwizerana no kugirirana icyizere, usanga rimwe na rimwe nanone biba ikibazo. Dusoza rero iki kiganiro turamuha umwanya atanga ubutumwa nk'impuguke ndetse n'inararibonye mu by'ubutaka. Reka tumutega amatwi maze aduhanure. Abanyarwanda bagomba kumva ko iri tegeko rije kugira ngo rikemure bimwe mu bibazo byari biriho, ryavuguruwe kugira ngo rihuze n'ibihe tugezemo. Bakwiye kuryitabaza igihe cyose, bakwiye kurisoma bakaryumva. Ubu tuvugana mvuye gukorana inama n'abahagarariye imiryango idaharanira inyungu cyangwa se idashamikiye kuri leta, twumvikana yuko bagomba gutangira gusobanurira abaturage iri tegeko, gusobanurira abo bakorana nabo iri tegeko kugira ngo barimenye. Nibutsa ko hari amategeko yandi yari asanzwe ariho agomba nayo kuvugururwa, yari ashingiye ku itegeko ry'ubutaka. Mu gihe ataravugururwa arakomeza gukurikizwa, ariko dufite gahunda yo kugira ngo tuzayavugurure nayo mu gihe kitarenze amezi 6 amategeko yose aba yarangije kuvugururwa. Ayo mategeko aragera hafi kuri 23. Harimo amateka ya minisitiri, amateka ya perezida ndetse n'amategeko nk'itegeko ryo kwimura abantu kubera impamvu z'inyungu rusange. Mbamenyesha yuko mu gihe amategeko akiriho ataravugururwa, itegeko ryateganije ko akomeza kugira agaciro kayo kugeza igihe avugururiwe mu gihe cyose atanyuranije naryo. Nubwo butumwa natanga nsaba abantu cyane cyane ko tuzi ko 70 hafi barenga 70% mu Rwanda bazi gusoma, bafata umwanya basomera itegeko, aho bagize ikibazo bagane inzego z'ubutaka ku karere cyangwa se batugane umuntu abafashe kubisobanura. Mu gihe cyo gutora itegeko no kuryiga mu nteko ishinga amategeko hari impaka nyinshi zagiwe, cyane cyane ku byerekeranye no kwambura ubutaka. Impaka zagaragaraga nuko abantu basomaga ingingo imwe aho kugira ngo basome itegeko ryose, bumve umuntu ageraho kwamburwa ubutaka byagenze bite. Cyane cyane yuko no mu itegeko rirengera umuntu wese ufite ubutaka, ariko ntabwo ryemera ko u Rwanda ushobora gutunga hegitari 10 tukagira abanyarwanda bicwa n'inzara izo hegitari 10 ziri aho ngaho. Ntabwo ryemera none yuko ushobora gutunga ubutaka ukabuteza isuri ukamara imisozi hasi yawe ngo urutunze ubwo butaka. Habaho ikintu cyo kubufatira bakakwihanangiriza, byamara igihe cy'imyaka 3 utagize icyo na kimwe ugaragaje hakazabaho kubukwambura. Ibyo rero ni ukumva ko ni ya nshingano leta ifite, kuko ubutaka n'umutungo rusange w'abanyarwanda bose, baba bariho ubu ngubu, baba bapfuye, baba n'abazaza kera. Tugomba rero kububungabunga kugira ngo twese nk'abanyarwanda icyo kintu ubwo butaka buzatugirira akamaro, kandi buri wese yumve ko uburenganzira bwe leta nanone ibushyigikiye cyangwa se ibusigasiye, butagomba guhungabana. Turabashimiye namwe mwese mwabanye natwe. Aha niho dusoreje ikiganiro twagiranye uyu munsi wa none. Mbibutse ko twari ku itegeko ngenga rigena imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda nk'uko ryavuguruwe rikanasohoka mu igazeti ya leta. Nk'uko mwabyumvise rero, kugeza ubu niryo rikurikizwa kuva ku itariki ya 16 Kamena uyu mwaka 2013. Mbere gato ariko yuko dusoza, mbonereho mbararikire kutajya mucikwa n'iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Ahari yenda nawe wahabonera ibisubizo by'ibibazo wajyaga wibaza. Umutungo kamere ni kuwa gatatu wa buri cyumweru isaa 7:30 z'amanywa kuri Radio Rwanda, no kuwa kabiri isaa 12 zuzuye z'umugoroba kuri televiziyo y'u Rwanda, kabiri mu kwezi. Dusiba icyumweru kimwe. Mbasezeho rero ngira nti ibihe byiza kuri mwese. Ngendi Manishimwe Straton naho butaha.